Ibi nkora ubusambanyi pfubura abagore bose bananiranye genda bapfubura ahungu mwe umunyarwanda wa mbere watsindiye diplome yo gupfubura mu Rwanda, nkaba mfite impamyabumenyi yo kubikora neza. Abantu benshi baranzi abagore kubera iki bageze ubwo bajya gushaka abantu nk'aba ngabo. Abagabo bacu nta kintu batumariye kubijyanye no gutera akabariro, wapa abagabo bacu nta kintu batumariye, baradukubya. Niyo mpamvu babonetse bene aba ngabo bapfubuzi bahora bibyirata, noneho bigeze ubwo bagiye kujya babikora nk'amatangazo. Ari abagore benshi ahangaha Imana itarageza igihe cyo gutangaza, ariko izagera ikaba expose kaberekana. Yewe we data we dede nkongoro ya dede wenza imwanjye nyine ukagira ngo n'ufite umurizo wenyine hari undi bazasa. Aho abagabo benshi bahisemo kujya wenda bikinisha, abandi bagakoresha ibintu by'ibikinisho byo kujya bugashimisha nk'uko mwabyumvaga kuri ba PD bagiye babikoresha no bakabikoresha no ku bandi. Abagabo benshi bakaba batinganya kuko abantu bari kwiroha mu butinganyi benshi n'ab'igitsina gabo ubu ngubu kurusha igitsina gore. Muzabicunge neza, bashobora kugenda akagenda yaryama akaryama guti yahirima agahirima nk'urutafari rwa beto kweguka wapi kubera ibitekerezo yiwemo n'uburyo yiwe mu kazi ari stress. Umugore ari aho ngaho ubikoze mu gihe kinini mu munsi ashobora kubikora rimwe, ejo nabikore. Wenda ubwo turi kuvugira tuvuga ati abantu bari normal ashobora kubikora mu munsi umwe, ubwo wenda ntabwo mvuze amasaha ashobora kubikora nijoro. Kuko hari abagore b'iporoporo bari hanze ahangaha baza bakajya muri bene nk'aba ngabo akamwishyura akaba ashobora gutera miliyoni 7-5 bitewe nayo wumvikanye mu gihe wenda runaka, ati ngenzazigwa wenda ujye unkorerazaho cyangwa se ujye nshimisha mu gihe cy'ukwezi akamuhera. Dore wakiranyisha iki kintu we ninyibona ndayishinga mu nyinjize mu nyigarura ahangaha, ariko iki kintu kireke kumbaga pe ukuri kimereye nabi. Umugore we ntabwo bimusaba ibindi byinshi, kuko ntabwo bimusaba ibintu bya organism nyinshi, we bisaba ko buri kanya ko yagira abonye umuntu uri tayari byaba. None se niba bigezaho abagore ubwa bagenda bakishyura n'umuntu yavuze ko adakorera ubuntu, ngira ngo mu byo mwumvise ko adakorera ubuntu ufite imvano. Kuko buriya iyo watangiye kubona umugore wawe afite contact n'undi muntu, cyangwa hari ukuntu avuga, cyangwa yajya kwitaba telefone akarikitira ahantu, biba byatangiye kwereka ko atakikwizera. Biba bivuze ngo hari abandi bantu basigaye bashidika, ukumva saa 4 z'ijoro umuntu baramuhamagaye, umugore wawe baramuhamagaye, yajya kwitaba akagurukira muri salo, niba muryamye kirukira muri salo cyangwa mu gikoni cyangwa akajya hanze muri duhe. Ujye ubona ko ibyo bintu nyine bantu baba bavugana. Hari n'abadomoka nijoro baga basinze umugore akadomoka, iyo aturanye n'uwo muntu ugasanga rwambikanye. Yes, this is KY TV show Simple Kumayombi. Izina ryanjye nitwa Benjamin, umuhagararizi w'abakaranga amagarabu. Urabona aho turi kugenda tujya mu bintu byinshi, ubona abantu benshi barahindutse, basigaye barageze izi platform zire gutuma abantu benshi bahinduka sinzi bahindutse nk'abantu badafite ubwenge b'ibiporoporo. Urumva umuntu w'umugabo arajya hariya ku gasi anjye akavuga ati ngewe nkora ibi n'ibi nkora ubusambanyi pfubura abagore bose bananiranye genda bapfubura. Ubundi umugore wese ananirwa kuba umugore usanzwe normal, nibyo wenda uburyo abantu baremetse mu buryo bugiye butandukanye, cyane cyane igitsina gore none ubo baremetse mu bundi buryo bwihariye. Mbere yuko wenda dukomeza ibigambo byinshi no kuvuga ibintu byinshi, maze murebe aka video k'uyu mugabo, hanyuma tugaruke tukaganiraho mugereze n'ibitekerezo. Aka video nakanga umunyarwanda wa mbere watsindiye diplome yo gupfubura mu Rwanda, nkaba mfite impamyabumenyi yo kubikora neza. Abantu benshi baranzi baranshaka, ubona nta kibazo rwose, ni umwuga uduteje imbere. Ngewe ubundi iyo nakubonye cyangwa si yo waje ndagufasha rwose, ubundi nguhera mu mizi ubundi nkagutsibura ikibazo ufite cyose rwose. Niba ari amavangingo ndakumenera nta kibazo rwose, grise usubiraho umeze neza cyane, ubundi moteri ikagenda ikora neza. Ni ibintu byanjye bifitiye experience kuko nabivanye irwota amasimbi, uko mumbona gutya nibyo bintunze. Navuye mu cyaro mpawe buruse, nabo nari maze gufasha, babona ko mfite ubwo bushobozi, baranyizera bati genda ujye kuminuza. Ndiminujemo rwose, ubu birantunze. Ntimubona se ko ndi umusore rwose. Ubwo rero nagira ngo mbabwire n'undi ufite ikibazo nk'icyo,
ufite umuganda umuhahira mu rugo nanamubwira ko nanjye mpari ngo nsusurutse urugo. Karibu rwose jomba naka mwese ndakira, nta muntu n'umwe ntakira rwose, mwese murisanga nimuze mungane, ikibazo cyose ufite ndakigukemurira hariya munsi y'ijipo. Ngewe ndi rwiyemezamirimo haranda hakora rwose, icy'ingenzi ni kashi. Erega nibyo bintunze, nge ndijeya naraje kugira ngo mbiteho, niko kazi kanjye. Muntu wese ubona iki kiganiro, uyu nguyu niwo mwuga wanjye kandi urantunze rwose. Ahungu mwe mumaze kubyiyumvira rero, niyo mpamvu rero nge ndibaza iki ngiki kiri guhita kimihurizo rivuga riti abagore kubera iki bageze ubwo bajya gushaka abantu nk'aba ngaba. Nibyo wenda muri iki gihe kubera abagabo bafite stress nyinshi n'ibibazo byinshi baba birukankana hasi hejuru bavuga ati Rwanda Revenue ni rwangenda, bahora bahanganye n'imisoro, bahora bahanganye n'ibiki, usanga wenda ubuzima bubayeho. Wenda abagabo muri iki gihe bafite stress iteye ubwoba, bafite imibereho, bahora batekereza ku miryango yabo bavuga ati imiryango yacu izabaho gute, dukore cyane. Nanone bagakora bakavuga ati none ko amafaranga ari kuba make, ubuzima buri kuba buto, bimeze bite. Ugasanga bafite stress nyinshi ku buryo uwo mugabo ashobora kugenda akagenda yaryama akaryama guti, yahirima agahirima nk'urutafari rwa beto kweguka wapi, kubera ibitekerezo yiwemo n'uburyo yiwe mu kazi ari stress. Umugore ari aho ngaho ari cool, yarangiza akageza urugo atekereza. Abagore benshi kuko habonetse bene abangaba, kubera abagore benshi bagendaga biramanta hirya no hino ku mbuga, abandi babivuga kwaje, abandi abo batabivuga ni benshi, bagenda bavuga bati abagabo bacu nta kintu batumariye ku bijyanye no gutera akabariro. Wapa abagabo bacu nta kintu batumariye, baradupfubya. Niyo mpamvu habonetse bene abangaba bapfubuzi bahora bibwirata, noneho bigeze ubwo bagiye kujya babikora nk'amatangazo. Mu minsi iri imbere tugiye kujya twumva amaradiyo, amatangazo ku mateleviziyo agiye atandukanye avuga ati ngewe ndi umuntu w'umukorerabushake cyangwa w'umupfubuzi nk'uyu, abishyireho hashireho nimero ze, abagore benshi batangire kujyamo. Ni ibibazo bikomeye kubera ko abantu mwaba niba batangiye kujya baza hano ku mbuga bakavuga bene ibingibi bajye bakurikiranwa, kuko bene uyu nguyu yagombye kuba arebwa niba nta kibazo cyo mu mutwe afite. Izi platform ziri kugenda zikangiza abantu benshi mu mutwe, ku buryo gusanga ibidakorwa cyangwa ibitavugwa baratangiye kujya babivuga, kabivuga hashize amanga bavuga bati twebwe dukora bene ibingibi. Nk'uyu nguyu urumva ibintu avuga, aho yahereye, ibyo yakoze, ibyo akora n'uburyo ari kugenda bitakataka, si uko adafite benshi bajyayo. Hari ushobora kubibona akavuga ati ni blague, ati ibingibi ni blague, ati ibyo avuga arabeshya ari kugira ngo wenda abone views. Ariko twagiye tubibona nk'ibyabereye za Muhanga, mwabyumvishe kuri wa mudamu byabayeho, buryo uriya musore yamwakaga amafaranga menshi, miliyoni zigera muri 7, kubera ko yari umuntu usanga uhura nawe kandi ari umuntu ufite umuryango. None se niba bigezaho abagore ubwa bagenda bakishyura n'umuntu, yavuze ko adakorera ubuntu, ngira ngo mu byo mwumvise ko adakorera ubuntu, ni amafaranga. Ibi rero ni ikibazo gikomeye niba ari ibintu turi kugenda dusatira kandi biri kugenda byaduka, abantu benshi bakabijyamo. Ari abagore benshi ahangaha Imana itarageza igihe cyo gutangaza, ariko izagera ikaba expose, ikaberekana. Yewe data we, dede nkongoro ya dede we nzayinywa njyenyine ukagira ngo n'ufite umurizo wenyine. Hari undi bazasangira dede. Nkongoro yanjye ni dede nzayinywera njyenyine, nkongoro yanjye ni dede nywera njyenyine, babaza bayize. Ubwo uyinyweramo wenyine, umuhungu wenyine se. Kibyo rero bakora nk'ibi, bajya muri bene nk'aba. Umugabo we ubundi niyo mpamvu mvuga ni ku kijyanye wenda n'ibi ngibi by'imibanire y'abashakanye mu buriri. Abantu benshi buriya bibwira ko abagabo aribo baba bikeneye cyane, ariko buriya abagore nibo baba bikeneye kurenza abagabo. Hari documentary nasomye ahantu, ariko ndaza kubakura muri iyi minsi, nibwo muzabibona mukumva ko ibyo tuvuga atari uko tuba twihaye cyane ngo abagore. Iyo documentary irabisobanura neza, muzakore subscribe, mukore subscribe guhera uyu munsi, abandi mukora amashare, mugira ama notification muyagire on, kugira ngo izagiraho muzayumve neza. Ni ibintu nzabasomera kandi nkanabibereka aho nabisomye, ushaka agakora research ziwe zabibereka. Iyo documentary ndi gutegura kandi muzabona. Ibyo ngibyo rero abantu benshi bibwiye ko abagabo aribo bakunda imibonano mpuzabitsina cyangwa se bakunda kumva baryamana n'igitsina gore, ariko aho bigeze ubu ngubu ntabwo ariko bimeze. Kugira ngo benshi muri kugira mubibona mukabibona mu mashusho agiye atandukanye, aho abagabo benshi bahisemo kujya wenda bikinisha, abandi bagakoresha ibintu by'ibikinisho byo kugira ngo gashimishe nk'uko mwabyumvaga kuri ba PD bagiye babikoresha nabo bakabikoresha no ku bandi.
abagabo benshi bakaba batinganya, kuko abantu bari kwiroha mu butinganyi benshi n'ab'igitsina gabo ubu ngubu kurusha igitsina gore. Muzabicunge neza murebe, dusore nitwo turi bari gucaho bameze bigize ukuntu. Ibi rero icyo nari nishatse kubivugira, abagabo benshi ntabwo ari uko bakunda imibonano mpuzabitsina, kuko umugabo byibuze muzima mu myaka ye 30-40 ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina biba byaragabanutse iyo yashatse ku myaka 25 kuzamura. Nubwo yaba yarashatse ku myaka 28 ajya kugeza mu myaka 40, ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina biri kugabanuka, kuko organisme cyangwa se uburyo umugabo nuza imisemburo ifasha umugabo kuba yagira ute yakumva ashaka imibonano mpuzabitsina. Iyo umugabo itinda gukorwa bitandukanye n'iyo umugore. Iyo umugore yo ashobora no gukora imibonano mpuzabitsina mu munsi akaba ashobora kubikora mu inshuro 20, ariko umugabo wakoze wa wundi bavuga ngo yihanyanyaje ni umuntu muzima naturel utari gukoresha ibiyobyabwenge, abikoze kenshi abikora mu munsi n'inshuro 3. Uwo ni wa wundi tuvuga ngo aracyakanyakanya, ariko ubundi iyo biri kugenda byiyongera mu mibare, ubikoze mu gihe kinini mu munsi ashobora kubikora rimwe, ejo nabikore. Wenda ubwo turi kuvugira tuvuga ati abantu bari normal ashobora kubikora mu munsi umwe, ubwo wenda ntabwo mvuze amasaha, ashobora kubikora nijoro, ejo nijoro, ejo bundi nijoro, gutyo. Ariko hari ubwo bizagera ubwo wa mugabo bikora rimwe, ejo nabikore, ejo akabikora, ejo bundi ntabikore, bikazageza ubwo ajya bikora rimwe mu minsi 3, rimwe mu minsi 4, kubera ko organisme z'abagabo niko zimeze. Iyo zigenda zikoreshwa kenshi kugira ngo zireme bitwara igihe. Si umugore we ntabwo bimusaba ibindi byinshi, kuko ntabwo bimusaba ibintu bya organism nyinshi, we bisaba ko buri kanya ko yagira abonye umuntu uri tayari byaba nejo bikaba, nejo ubundi bikaba mu munsi akaba ashobora kubikora. Mu mwabonye ibiganiro nagiye nshyiraho by'abakobwa hano, utarabireba basubira inyuma, hari ikiganiro twakoze arimo abakobwa bavuga ati mu munsi twabikoraga inshuro zirenze 20, ku buryo yavuze ati abagabo ngewe nahuye nabo imbabaze mu gihe gito, mu myaka igera kuri 3 wabatondeka bakava i Kigali bakagera Rusizi bakagaruka bagasubira za Kinyinya, niho numvaga avuga ngo niho yaratuye. Icyo kiganiro kirahari, mu kirebe mujye mu biganiro twakoze murabisangamo, abakobwa babiziye kugira ibyo. Rero icyo bishatse kuvuga rero, bishatse kuvuga iki? Abantu benshi nk'aba, ariko nanone inzego z'umutekano zibishinzwe nako zirige zikurikirana bene nk'aba ngaba baza ku expose ibintu byabo bakora, ntabwo tubikeneye, ko nibo bararo abagore niba batangiye kujya ashyiraho ngo bazanshake bamamagare, bivuze ngo ari kwikora publicité, kandi publicité zitari nziza. Hari abagore nganga bameze nyine nk'abapayutse mu mutwe, bahita bavuga ati uriya niwe yavuze ko abikora rwose turamugana. Ntabwo bikwiye ko tubizi ko hari ababikora mu ibanga rikomeye, babikora hasi hejuru amanywa nijoro, birirwa muri ibyo ngibyo, ariko umunsi uzaba umwe. Ariko inzego zibishinzwe zijya zumva ibintu nk'ibi ngibi, zijye zishiramo akaboko, zimanze ziburungushure, zirebe neza, zirobanura amasaka, zirebe n'ibitagaragase babishire ku ruhande, ko abantu benshi barasenya ingo muri iki gihe kubera ibyo ngibyo. Mwabyumvise ejo muri kuri TV1 hari amakuru yaciyeho y'uwo mugabo waketse umugore we ko amuca inyuma, ngo we n'umusore baturanye. Biza kuvuga ko ngo atarabafata, ariko yarabikekaga, kandi iyo uketse ikintu buriya nka 60% uba watangiye kiba gifite imvano, kuko buriya iyo watangiye kubona umugore wawe afite contact n'undi muntu, cyangwa hari ukuntu avuga, cyangwa yajya kwitaba telefone akarikitira ahantu, biba byatangiye kwereka ko atakikwizeye. Biba bivuze ngo hari abandi bantu basigaye bashidika, kumva saa 4 z'ijoro umuntu baramuhamagaye, umugore wawe baramuhamagaye, yajya kwita bakagurukira muri salo, niba muryamye kirukira muri salo cyangwa mu gikoni, cyangwa akajya hanze muri douche. Ujye ubona ko ibyo bintu nyine bantu baba bavugana. Hari n'abadomoka nijoro bagasinze umugore akadomoka, iyo aturanye n'uwo muntu ugasanga rwambikanye. Mujye mubikora mu banga, ariko igihe mwafashwe nanone bizaba biba ibibazo bikomeye. Niyo mpamvu rero ibi biganiro nk'ibi ngibi, iyo mbonye umuntu nk'uyu nguyu, nareba ingo ziri hanze ahangaha zibanye muri aya makimbirane ajyanye no gucana inyuma menshi, niyo arimo akurikiyeho akabaye imitungo, ariko ayo gucana inyuma arayoboye, ayo gucana inyuma kujya mu bandi, guharikana n'ibindi nk'ibyo, ubuharike nibyo bisenya ingo z'ubu ngubu. Urasanga umusore n'umukobwa barashakanye, nagiye baramara, ariko umwe yatangiye guca undi inyuma, ari n'uca inyuma ku munsi w'ubukwe. Ugasanga nanone ni ibibazo bikomeye. Niyo mpamvu rero ibi ngibi ni ikibazo gikomeye, ariko iyo mubonye n'umuntu nk'uyu nguyu, abagabo bameze nk'aba ngaba bene nk'uyu,
iyo mubona ko harimo ikindi kibazo gikomeye, ahubwo nk'aba bahamagarwe baganizwe bumve ikibazo kibibatera. Ubukene burahari nibyo, tubaye mu gihugu nyine kugira ngo twese tugire access ku bijyanye n'imirimo bisaba gukora cyane, biragoranye, biba bivuga ngo twihangire imirimo nibyo kandi tukore ibishoboka. Uyu nguyu tuse twabyita ko ari kwihangira imirimo, ariko nanone nabonye abakiriya ngiye ntacyo byaba bintwaye, abonye abamuha amafaranga akabaho ntacyo bitwaye, kuko hari abagore b'iporoporo bari hanze aha ngaha baza bakajya muri bene nk'aba ngaba akamwishyura, akaba ashobora guterura miliyoni 7-5 bitewe nawe wumvikanye mu gihe wenda runaka, ati nge nzazigwa wenda ujye umworerezaho cyangwa se ujye nshimisha mu gihe cy'ukwezi, akamuhereza amafaranga. Iyo umusore nk'uyu bayamuhaye ntacyo byaba bintwaye, kubera ko n'imibereho muri iki gihe biri kugorana. Niyo mpamvu rero abagore bene nka, kandi ugasanga umugore ari kugenda agasahura umutungo w'umugabo, arawirukankanya akagenda, ugasanga yawuhaye bene abo basore, nibo bari kugira bote, nibo bari guhura nawe. Dore wakirangije iki kintu we, ninyibona ndayishingamo nyinjizemo nyigarura ahangaha, ariko iki kintu kireke kumbaga pe, ukuri kimereye nabi bawe. Ejo n'ejo ubundi ukumva yabyaye imbyaro zitabaho, yabyaye imbyaro ugasanga hirya no hino, ejo bundi bikazanamo gatanya, abantu bagatandukana, ugasanga abana babiguyemo niba bafitanye abana, cyangwa se ugasanga habaye kwicana. Umwe avuga ati dore ugiye kunsahura imitungo yanjye kubera ubu hari ikibwaye n'ibikorwa bibi, bagatangira gutemana bakicana, kubera ko bari gushaka kugira bati cyane cyane biri kugenda bigaterwa n'abagore. Nimukajya muvuga wenda ati bibyi aba yibasiye igitsina gore, ganiro bye igitsina gore, ariko mugende namwe mwikorera analize zanyu. Wowe twumva ushobora kuba hari umuntu uzi byagendekeye gutya, kuko abenshi usanga umugabo ari stress, ari kurwana n'imisoro, ari kurwana n'ubukode, ari kurwana n'imibereho y'urugo, ari kurwana n'amashuri y'abana, ari kurwana n'ubuzima bwiza bw'umugore no gutura ahantu heza, ariko umugore we icyashize imbere ari ukugira ute, ari ukwinezeza muri gahunda y'imibonano mpuzabitsina. Ugasanga nicyo kimuraje ishinga, nubwo yaba afite business arayikora, ariko amasaha amwe akaba yafunze yagiye, mu gihe umugabo avuga ati biragenda bite, ugasanga yirukanse. Abagabo n'umugabo utomotse, abagabo nabo barabikora, ntabwo bivuze kubera ko ari abagore babaye iki rwangenda nyoya. N'abagabo benshi, hari abagabo benshi bateye batyo, aho n'umugore yamucinye bati nanjye ndagiye, cyangwa se ugasanga afite akamegemege nawe agenda akihengekana ahantu, ariko buriya ingeso y'umugore igaragara cyane kurusha iy'umugabo. Biba bigoye rero, niyo mpamvu tuvuga ati abadamu, abagore, abakobwa bose muri iki gihe biroshe mu biyobyabwenge, biroha mu businzi, barangije bahinduka iki, bahinduka abantu bajya birirwa basambana n'aba ngo abagabo babo barabakujya. Benshi bafite bya bikoresho, mujye mureba ibiganiro byacu tubishyiraho, bibiriya bifite fact kandi bifite iki, bifite, mujye munareba, tuba dufiteho n'abantu babyiyemera bavuga bati tukoresha ibi n'ibi. Rero ntabwo ngomba kwizimba mu bintu, nuko iki kintu nyibonye numva kirankanze, numva impamvu noneho abasore basigaye barashidutse baza kubivuga bigeze ahabi. Ibi bintu gerageze munyaboneka birwanye ibintu nk'ibi ngibi, ntabwo ari ibintu bisobanutse. Ntabwo umuntu w'umugabo yagombye kuba ajyari akavuga ati nge nkore ibi. Bino rero birakurura inzangano, birakurura ubwicanyi, birakurura ubukene, gutindahara kw'imiryango. Yes, iyi ni KY TV show Simple Kuma yombi, izina ryanjye nitwa Benjamin, muhagararizi w'iki w'abakarangamagara. Iyi ni Kuma yombi TV, turacyari kumwe rero, ndakunda sana kandi mukomeze mugire ibitekerezo